ntago mbizi pe ntago mbizi ntago kuva yasohoka ntago ndajya mu muhanda natinye kugira ngo hatazagira umuntu unkubita gukubitira iki ahubwo aba bantu uko bari kugutinya ngo usigaye ngo urafande mama Rwera rero hari abantu wenda n'urugero batakuzi bakubonye kuri icano yacu bwa mbere ubundi mama Rwera bareba muri filime amazina ye ninde ni muntu ki kugira ngo wenda n'abantu barebye ikiganiro bwa mbere babashe no kukumenya rwose aha hantu barahabahaye ngo bahabe aha hantu barahabahaye ngo muhabe abakunzi bacu rero ngira ngo nkuko muri kuyibona abana twibereye ahantu nyine ntago ndi buze ko bababwira ariko reka mbakire reka mbifurize ikaze wowe rero niba wumva umeze neza shima Imana niba wumva hari ikibazo ufite egera Imana kubera ko Imana ni ikemura ibibazo byose tuba dufite Imana ni nziza Imana ni urukundo kandi Imana ni nayo igiye gutuma wowe uri kureba kino kiganiro ukora subscribe like share ndetse na comment ubundi uduhe ibitekerezo utubwire uti mwabigenza gutya na gutya ubutaha muzatuzanire runaka na runaka ngira ngo nkuko muri kwibona rero ndamufatiranye yaragiye mama Rwera yaragiye ndamufatiranye ariko amaye iminota mike reka tubanze tuganire tumenye mama Rwera ni muntu ki abanza natubwire mama Rwera ndakwakiriye cyane murakoze cyane ziko ntari nzi ko bavamo umunyamakuru mwiza di yego umaze kuba icyamamare reka wapi akantu ko kumaze kuba icyamamare urakavuga iki oya nta cyamamare ariko umuntu witwa mama Rwera ngo arimo arabica bigacika mu mwari muri ino minsi ngo bimeze nabi cyane ngo ntago mbizi pe ntago mbizi ntago kuva yasohoka ntago ndajya mu muhanda natinye kugira ngo hatazagira umuntu unkubita gukubitira iki ahubwo aba bantu uko bari kugutinya ngo usigaye ngo urafande ndaje mbafunge umva abantu mukora ibyaha ndabazi yego kari akantu ko kuba warakinyura afande wowe nkawe ku giti cyawe tutarebye iby'abafana wowe wakabonye ute nakabonye neza kubera abantu bananyandikiye bambwira ko imyenda imbereye nasabaga akazi muri leta ngo banyihere akazi k'ubupolisi bakujyane ku ikosi ariko se w'imyaka yanjye banjyanamo ko numvise ngo bajyanamo abantu bakiri bato akareka aho uri igikecuru ntabwo bakomeye ahubwo wowe ugeze mu myaka yo kugusezerera yanda ariko nyine ubwo banjyanyemo najyamo kuko bambwiye yuko nyine iriya myenda imbereye bambwiye ngo genda nahita ngenda gusa nabibonye neza nabikinnye nyine kubera ko ntari umupolisi ntago ari cyane ariko bizaza ntago ari ngombwa ngo ukine neza nk'umupolisi nyirizina ahubwo uvuga ngo wowe wakinye uko script yari yanditse ko script yari yanditse ariko mwabantu mwe gutera isaruti bari abantu tujye tububaha njye nabonye bikomeye wowe wari uzi ko ari ibintu byoroshye nzi ko ari kugenda nyine ukagira gutya ariko barabikwigishije ubona ni hatari kandi nabwo ari kwa kundi tuba tubireba mu mavideo tuvuga tutereka tugerageze turebe uko n'abandi babigenza byarananiranye pe mama Rwera rero hari abantu wenda n'urugero batakuzi bakubonye kuri icano yacu bwa mbere ubundi mama Rwera bareba muri filime amazina ye ninde ni muntu ki kugira ngo wenda n'abantu barebye ikiganiro bwa mbere babashe no kukumenya rwose yego murakoze mama Rwera ndi umumama w'abana babiri amazina asanzwe ako n'ubundi mama Rwera ni iryanjye ariko yasanzwe niswe n'ababyeyi ni Umulisa Yvette hakiyongeraho izina ry'idini Husna nkaba mfite nyine ubwo abana babiri n'umugabo umwe nkaba ndi umuyisilamu nkaba nkunda kurya nkaba nkunda kunywa ikindi si ibyo si ubwo ngubwo nkaba ndi n'umukinnyi wa filime ariko nkaba nzi no kuririmba
burya se uzi no kuririmba yego se burya ariko ntabwo naririmbira hano. oya nukuri tubabareye nushaka ukiriho n'igace kaba ari akantu gatoya k'iminota mike ndashaka kuzaririmbira muri studio. oya waturirimbira oya wapi indirimbo ni abahe bahanzi hano mu Rwanda ukunda ku buryo wenda bavuga ko hari nk'indirimbo zabo wabuze? abahanzi nkunda se ko ari benshi, ba Bruce, ba Bruce se oya Bruce Melody, Meddy, The Ben, ni benshi nk'indirimbo imwe wabuzi ya The Ben, izina ryayo ry'izina se ntabwo nahita mbimenya kubera ndi kuri kamera. ya Bruce Melody iri kuri kamera se uba wapfuye amatwi. Ndi mu kinya ndimo kumva isereri. wowe kuri umuyisilamu ibintu by'ikinya bibwiwe n'iki? ariko nubwo ndi umusiramukazi ariko ndabireba. cyangwa hari ibindi binya bindi biba biteye ibinya byo gusara. ibinya byo gusara? iyo usara se wumva ibinya? cyangwa ni ikinya cyo kwa muganga kinywa gutera kwa muganga? so rero ndagira ngo umbwire ni gute wisanze uri gukina muri filime Umuturanyi? uburyo nisanze ndi gukina muri filime Umuturanyi, uburyo nabyisanzemo ni Boss Clapton wabimfashijemo. yambonye ndi gukina ahantu mu gafilime nyine akabonye, kuko yakundaga kuza mu rugo akabonye, ahita abwira Papa Idi ati ndashaka gushyira umugore wawe muri filime. Papa Idi abanza kubyanga, yarabyanze ati sinshaka umugore wanjye akina filime. ariko nyine Clapton waravuga ati reka umugore wawe yikinire. nuko rero yanshyizemo, ariko yabanje kunyinisha muri Mugisha na Rusine. ubwo ngubwo yirangiye Mugisha na Rusine ahita akira mu Muturanyi, nuko nguko nisanzemo. ni gute noneho wisanze mu Mwari series? mu Mwari birumvikana nyine. mu Mwari ni Boss wanyijyaniye nya Boss Papa Rwera. ubwo nyine ubwo urumva byo nta nzira ndende nyine nagiye kubona, mbona anyandikiye script Papa Rwera nanagushimira. yego se mbese mba nakuremeye uba wandemeye. amafaranga uhembwa yakira hehe? amafaranga ngo uhemba ko ari menshi yakira hehe? ndayarya. urayarya? n'abantu ibaza ko amafaranga muhemba ayarya nta n'ikintu na kimwe nguriyemo. amafaranga mpemba make kuruta abandi. nijye ugwemba nijye ngwemba amafaranga make kuruta abandi? uvugishije uko nijye ugwemba amafaranga make? wasanga umpemba make nyine ugereranyije n'abandi. ngo uhemba amafaranga make? kandi nayo nkorera yose tuyasangiye? nke turayasangiye, ariko uba ugomba no kumpemba menshi. ariko kuki mukunda amafaranga? kandi barabivuze ngo mukunda amafaranga. haguze ko icyo kintu nzakibaza. uzakibaza ndetse kandi igihe gira ubwite bari. nzabaza Rafiki. uzamubaza iki? Rafiki Rafiki yari yaguhemba na rimwe? ariko nzapfa kumubaza mubaze nti abandi bakinnyi bahembwa ngahe. mbese wowe kuba tuguhemba 10,000 bumva bidahagije? 10,000 bumva bidahagije? kanje check. none se umuyede akorera ngahe ku munsi? noneho ndi umuyede. nta kibazo. umufundi akorera ngahe ku munsi? reka wenda nkugereranye n'umufundi. umufundi ni 10. none se urumva ushaka kurenza amafaranga 10 rirenze ry'umufundi? umuhinzi se wahembwa ngahe ku munsi? ntabyo nzi by'abahinzi. none se urumva mama utari gushaka kuryamira abandi bana? ibaza umuhinzi wiriwe ahinga akubita isuka, umufundi wiriwe yurira igikwa, rimwe na rimwe n'amatafari akamugwira, agahembwa 10,000, ariko wowe ukaba ushaka guhembwa nk'ibihumbi 15,000. sibyo uba wishakira? nese ubwo hari aho bihuriye. uwukora mu biro abahembwa za magana, kandi umukorani wirirwa nyine wikorera ibintu Nyabugogo ukabona nyine nisi. ko mbona wambaye neza se ugiye hehe noneho mwuka byaramo? ubu rero uko mumbona nigire gusura mukecuru wanjye. abantu bakurikiye ibiganiro byanjye, hari umukecuru nababwiye wandeze mama gipfa. rero umukecuru yampamagara ambwira ati mwana wanjye meze nabi, ngubu niwe ngiye kureba. so
guys, nimba hari muri famiye yawe cyangwa mu buzima bwawe hari umukecuru ufite, ashobora kuba ari nyogokuru wawe, ashobora kuba afite imwe na mama wawe, ashobora kuba ari shangazi wawe, ashobora kuba ari rinde, mu by'ukuri bari abantu bakomeye cyane. Nyamuneka mujye mubageraho, mubasure, mubaganirize. Ntekereza ko nabo ubwabo baba bakumbuye kandi baba bafite byinshi baba bifuza kugira gute kubagezaho. Twarebye ikiganiro cyawe wakoreye ku Hacita, uvuga ubuzima bubi wabayemo, ntabwo nshaka yuko tubigarukaho. Uyu munsi umerewe uti? uyu munsi nashima Imana, alhamdulillah, bimeze neza, ntabwo ari nka mbere. Mfite umugabo nkunda, ubuzima nyine nubwo atari bwiza cyane ariko burampagije. Nese ushaka ubuzima bwiza burenze ubwo kuba ushima Imana? Yego, hari ukuntu ushima Imana ariko nayishima nyine bya nyabyo. Warageze ku iterambere rihagije? Bihagije, akamodoka mparika. Yego. Inzu ako ukunda imodoka? Ari imodoka n'inzu ukunda? ikintu wumva ari imodoka n'inzu, ikintu umuntu yagura mbere ni ikihe kintu wumva nazagura mbere? Wagura mbere inzu pe. Ariko nkunda imodoka pe. Ukunda imodoka? Ngiye kuzakugurira imodoka. Urakoze baye Jimmy. Nzakugurira imodoka. Umpaye nk'igihe kingana iki? Umpaye nk'igihe kingana iki? Kingana gute? Wembwira nk'igihe umpaye wowe ushaka bite nkugurira imodoka? Imyaka 2. Imyaka 2? Ngiye kukugurira mu mezi 5. Areka. Kunyereza amafaranga ko nyafite ari ikibazo. Naribe ndashimye. Yego. Okay, turimo dugana ku musozo. Gira ikintu ubwira abakunzi ba Mama Rwera, nari ngufatiranye ugiye kugira ngo banze uganirize abantu. Gira ikintu babwira, ubundi tuguherekeze ujye kureba mukecuru, utega akamoto kihuse. Abantu abakunzi ba Mama Rwera, ikintu nababwira, ndabakunda cyane. Mukomeze muri filime zacu, ari umuturanyi, ari umwari, mudushyigikire muri byose mwabantu mwe, dore ibintu bimeze nabi. Kandi yicano ni nshyashya, tugiye kuzatubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye kandi byiza. Ubwo ngubwo rero tubabwira ko Family Love yo nyine izakomeza gucaho filime nk'ibisanzwe. Family Love ni ya filime, ariko iyi ngiyi hazaza hanyuraho ibiganiro byacu. Twabonye hari abantu batwandikira ngo ko bakunda ibiganiro byacu nyine twagiranye, twatuntu twajyaga dukora kuri Love Family. Ubwo rero twavuze yuko tugomba gushaka yindi channel izaza inyuraho ibyo biganiro byacu, none hiriya Family Love ikanyuraho filime. Turabamenyesha ko tuzagenda tuganiriza n'abasitari bagiye batandukanye, tukajya dusura n'abantu bagiye batandukanye nk'uko byari bisanzwe. Yego, turabakunda cyane. Umva n'umutima wacu wose. Babwire ngo bakore sabone. Mukore sabone. Subscribe. Ariko reka wenda utaranagenda ubanze unsubiriremo kano kantu. Ariko izuba aha hantu barahabahaye ngo bahabe. Aha hantu barahabahaye ngo muhabe. Nabivuge cyane. Aha hantu barahabahaye ngo bahabe. 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 Bye. It's me.